mu muriro. Ndabaza se ibyo bisaba ryara avuga ngo nyine igihe cy'amasaka kirageze nk'amasaka yera ngo urukungu rujye ukwarwo n'amasaka ajye ukwayo. Arambwira ngo ndamubwira se k'abantu benshi bari bavuga ngo baragukorera, aravuga ngo bamwe baravuga ngo barankorera, ariko itandukaniro imbuto zabo. Yes, reka nangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu usorereye mu mico bitandukanye. Nimbere mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Mwibutse ko ari Getsimani TV, ari ubwo mugeze kuri Getsimani TV cyo sabwa no gukora subscribe, like, share, comment. Tudufata umwanya gusoma ibitekerezo byanyu kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ni kazi kacu dufitiye umwaka aho ngenda mbategura ibiganiro bigiye bitandukanye, twibanda ku nkuru zitandukanye, ndetse tukabasha kuba twaganira n'abakozi b'Imana bakatugezaho ubutumwa bwiza Imana iba yasize mu mitima yabo, kugira ngo wowe dukurikiye cyangwa se ufunga iki kiganiro kugira ngo nawe urusheho guhembuka. Ngaye ngukuriye murabona kuri kamera za Getsimani TV. Uyu munsi dufite umugisha, turi kumwe n'umuturirwa wacu mubona umeze neza cyane ukeye. Reka tumuhe ikaze. Muraho neza? Murakomeye. Mukomere cyane. Mukomere. Tugeze umuco wo kubona kuri Getsimani TV, ni ubwa mbere tukubonye. Ku bantu bakurikiye ari ubwa mbere ashobora guhita bibaza amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Nkunziza Augustin. Yego, Imana iguha umugisha. Mwabyumvisho tugiye kubana na Nkurunziza Augustin. Uyu munsi adufitiye ubutumwa Imana yasize ku mutima. Watangira usenga Imana, none ubu ugatangira ukatuganiriza ubutumwa bwiza Imana yasize muri wo. Mana, turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kuri umubyeyi, turagushimye kuri Imana igira ijambo ryiza, turagushimye ko ari we Mana wari mu ijuru n'isi, turagushimye ko ari wo tuha kubaho, ndetse ku bwa Satani twakabaye twarapfuye, ariko kuko wavuze ngo tubeho, turiho kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye, turagushimye kuko Mana ukomeza kugenda uhembura imitima y'abantu, washyizeho abanyamakuru kugira ngo ubutumwa bugere ku isi, abakoresha rwose kugira ngo ubutumwa bugere ku isi. Nasomye ijambo ravuga ngo ubutumwa buzagera ku isi yose kandi buzavugirwa hose. Ibyo turabigushimire kuko ubutumwa bugiye kugera hose. Ubutumwa rero hari abo bugiye kubwirwa kandi hari abo ugiye kuburira. Ndibuka igihe kimwe ubwo nari ndyamye ubwo mbwiraga ngo none uranyemere ngo nisubire ku itangazamakuru, nuko wabonaga ko hari ubutumwa, ndetse umana ubutumwa nzavuga. Aha niho hambere mpereye njya gutanga ubu butumwa. Urakoze kuko uri Imana ije kubushyigikira kandi ukabuha imbaraga. Kuraho imigambi ya Satani. Satani ajya abasha kurwanya imirimo y'Imana, ariko ntabwo ajya abasha kuyinesha. Kuraho ikibi cyose mu izina ryawe Yesu Kristo. Abari bugumbe bose ubashe kubashyigikira kandi ubikore neza kuko uri Imana ibasha kubikora neza. Tubangamiye Satani n'abadayimoni n'abazimu, tubangamiye imyuka yose yabasha kubangamira ubutumwa bwiza kuko uri Imana. Kandi itangazamakuru cyangwa Getsimani nayo turayisengeye kugira ngo ukomeze ishyigikire, komeza izamure cyane mu buryo bw'ivugabutumwa rikomeza kwaguka ku isi yose. Urakoze kugiye kudushyigikira, uratangirana natwe kandi uze gusozanya natwe. Urakoze rero dushyigikire, ntituvuge ngo twongere cyangwa tugabanye, ahubwo tuvuge ibyo waduhaye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Yego, watangira utuganiriza ubutumwa bwiza Imana yasize ku mutima wawe. Ubutumwa bwose butangizwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Bidukundiye wadusomera mu Baroma ibice 12:17. Yego. Tugahera ku bw'ubutumwa bwiza Imana yaduhaye, tukabaho duhera ku ijambo ry'Imana. Urwandiko Paul yandikiye Abaroma ibice 12 ku murongo wa 17 aravuze ngo nimukiture umuntu inabi yabagiriye. Yavuze ngo nimukiture inabi umuntu yaba yarabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Mwirinde kugira ngo imirimo yose dukora cyangwa ibyo dukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Mubane n'abantu bose amahoro. Bakundwa nimwihoranire. Bakundwa nimwirwanire cyangwa ngo mujye kwihorera, ahubwo mureke Imana ibahoreshe. Ahubwo mureke Imana ariyo yonyine ibasha kubahorera. Kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, guhora n'ukwa Kristo. Ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Amen.
ahubwo umwanzi wawe nasonza umwanzi nasonza ugira ute umugaburire nagira inyota umuhe icyo kunywa nagira inyota umuhe icyo kunywa uko nugira utyo yego uzaba umusutseho amakara yaka ku mutwe yego ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza yego ko havuga ikibi cye kugira gute ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza ahubwo unesheshe ikibi cyiza yego ndabasuje rero kandi nkomeje kubasuhuza no kuvuga ngo Imana ibahe umugisha yego tujye kuganira ku magambo y'Imana iki ni igihe byari saa 9 hashize iminsi ine byari mu matariki 20 gutyo n'9 gutyo yego byari saa 9 za nijoro yego niko Imana yabyukije irambwira nari maze igihe kinini nakoze ku itangazamakuru cyangwa ku binyamakuru byinshi niko mu byitariye kuri YouTube bitangazamakuru nakoze kuri byinshi urabizi twagiye dukorana no kuri byinshi yego gezo ndabireka numva ubutumwa bwaho naraburetse ndetse bwaranarangiye rero ubwo nabirekaga cyangwa numvaga ntazabisubiraho nagiye mumagara nabi Kigali bagiye mumagara byabaye ngombwa ko mbambiye ndavuga ati ibi bintu reka mbanze mbisengere Imana ikizambwira nibwo Imana yambwiye ngo ubu butumwa butangiye kandi ubutangiye kuri YouTube ububwira abantu muri iyi minsi ndimo ndabwira abantu numva nje nkunze ubugingo kandi numva nshaka kuzajya mu ijuru yego byari wenda nuko tutaribone ntago nigeze mbyitwaza ntago nigeze nitwaza urona yansina hariho bya birere by'ingabo bimwe biba biri ku ruhande ibirere yego imivovo ariko byumye nibyo nabonye mbona muri ayo masaa 9 umuntu arabizanye arakimpereza ariko mbona gihaye iteraniro ry'aho hantu hose yego none byose mbibahaye bose ndabazenguruka ndabibaha ariko nabonyemo abantu bagera nko kuri bangahe abantu babiri ndavuga ku bantu babiri ndavuga ku bantu bahohoterwa havuga no ku bantu barenganya abandi yego abo nibo bantu babiri turi buvugeho ni ukuvuga ngo rero uko nabonaga urabona hano biratubwiye ngo hano 12 ngo nimukiture umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose niba bishoboka kurwanya uruhande mubane n'abantu iki bose amahoro mubane n'abantu bose amahoro nibwo nabonaga amoko abiri mbona abantu bari benshi uko nabaga ibyo byatsi cyangwa ibyo binuza byangabo ibyo birere byangabo none uko napfatse gutya nkajya agenda maho gutya maze kubibaha bose maze kubibahereza noneho Imana nibwo yamagabo no butumwa irambwira ngo mwitorero irambwira ngo tanga ubutumwa mwitorero yego kandi utangiye ubutumwa mwitorero kwisi umuntu wese uzabona bubasha kumujyaho urabona ko natuye ngo niba bishoboka mubane n'abantu iki amahoro abantu bose amahoro yego none nabonaga abo bantu basa nkaho baterana inkokora yego ariko bamwe barimo kurengana abandi barenganya sinzi n'urimo kubyumva ni ukuvuga ngo bamwe bararenganyaga abandi bakarengana mbona icyitwa icyaha gikomeye byose birabera hehe birabera mu bantu basenga simvuga ngo itorero runaka kuko Imana izashyiraho itorero rimwe ariko icyo bita amadini amadini noneho abo bantu nkabona barimo bararengana bamwe noneho muri kwa kurengana ndabaza guse ko mbona abantu bahaye binuza birere byangabo bamwe bakaba barimo kurengana arangije aransanga arambwira ati dugira ko harimo abantu barimo kurengana ngo barenganaga gute harimo ibintu byinshi Imana imbwira ngo mu madini hose harimo icyaha cyitwa ubutinganyi icyaha cyitwa iki ubutinganyi urabizi birisobanura ngo Isodomu n'Igomora ngo icyaha cyarimbuye Isodomu n'Igomora ngo cyari icyaha cy'ubutinganyi kuko biravuga ngo Aburahamu ngo Imana ngo ubwo Loti na Aburahamu abakozi cyangwa abaja babo cyangwa abashumba barahwanye
bamaze gushwana basa nk'aho barwanye babaye nk'aho barwanye noneho ngo biba ngombwa ko abura uko abigenza noneho ngo baravuga ati noneho tukora ikintu cyitwa gutandukana niba ujya hepfo ngenda ajya ruguru noneho Aburahamu aramuhitishamo aramubwira ati aho uhitamo ndahaguha noneho ngo ahitamo hepfo ahisemo hepfo we amaze guhitamo hepfo we yihitamo haruguru ahantu hatera hameze nabi ariko apfa kuhemera ngo amaze kuhemera ngo ariko ngo aho hantu ngo hakorerwagamo ibyaha byitwa ubutinganyi Bibiliya isobanura ubutinganyi bivuga ngo abagabo bagasamana n'abagabo abagore bagasamana n'abagore bivuga ngo barashakanaga abagabo ku bagabo icyo nicyo cyaha cyatumye Imana ibabara cyane bituma Aburahamu iravuga ngo Isodomu n'i Gomora ngo ngiye kuharimbura none ngo aramubwira ati se nisanga abantu ari 80 bubaha Imana bizagenda gute ngo aramusubiza ngo nisanga ari 80 nzabareka ngo agiye gusenga ngo asanga babaye 70 aravuga ngo se nisanga ari 70 bizagenda gute avuga ati nzabareka kugeza igihe byageze ngo bose abura n'umwe aravuga ngo none genda uburire Loti n'umuryango we ubabwiye ko Isodomu n'i Gomora agiye kurimbuka ariko muri iryo joro Imana ituma abamarayika ituma abamarayika bayo baraza bagera aho ngaho muri icyo gihugu bakimara kukigeramo basanga ijuru ibyo ribarega ariko kuri basanga ijuru ibyo ribarega rukuri basanga Imana akorerwa n'ibyaha by'ubutinganyi mu rwego rwo hejuru ngo muri iryo joro ngo abamarayika ngo bari abantu b'abasore beza ngo abo ngabo ngo bazana bo gushaka kubafata ngo barara bazenguruka ngo bashaka gukinguza Loti Loti aravuga ati ko mfite abakobwa batarahura n'abagabo mwaretse nk'ababa aravuga ati hoya turashaka abo bagabo binjiye muri iyo nzu nibwo Imana yabwiye abo bamarayika ngo babwire mu gitondo babyuke bagende Bibiliya isobanura ngo baragenda bamaze kugira ngo Imana iraharimbura Imana yarambwiye ngo ntago rero icyo cyaha cy'ubutinganyi ari cyo kiri mu itorero cyangwa mu gihugu irambwiye ngo hari icyaha ngo cyitwa ubutinganyi burenze nicyo cyatumye Isodomu harimbuka none ubu ngubu ntago ari ubutinganyi gusa ubu abantu baragambanirana abantu barabeshyerana abantu barashyirwa mu nzu z'imbohe abantu bakaririmbana barasengana bari muri korari imwe ariko yaririmba cyane yaririmba neza undi akamugirira ishyari yatunga amafaranga undi akamugirira ishyari namunaga handitseho amazina y'ibyo abantu bakora buri muntu wese icyaha akora cyanditse aho ngaho nkabona harimo abagiwe barimo kunanizwa barimo gukubitwa barimo kubabazwa ariko nkabona harimo n'abarimo kurenganya Imana irambwiye ngo si nibyo gusa ngo n'abitwa ngo bari hejuru babandi ngo bayobora imirimo babandi bayobora abandi nibo barimo kurenganya babandi bari hasi urumva kuntu bimeze ndumva birakomeye cyane irambwiye ngo rero icyo cyaha aricyo cyatumye Isodomu harimbuka n'i Gomora cy'ubutiganye kamwe ngo noneho Imana irambwiye ngo amaraso arimo arameneka mu itorero abantu umuntu aragenda akajya mu bapfumu akagenda agakubitisha abantu inkuba abese neza baririmbanaga akagenda akamukubitisha inkuba inkuba ikamukubita aragenda akamutaga ibintu abantu ugasanga umuntu ararwaye ibintu yagenda akamusangamo kanseri kandi yarozwe na wa wundi noneho yanamwizeye barajyana ajya kumuvuza ari wowe wagize gute wamuroze gutonyoka akamuroga ibintu bita kanseri Imana yamwanga abantu bararoga kanseri abandi bararoga ibifu umuntu akarwara igifu azi ko ari igifu yajya kwa muganga bakamuburamo igifu ari iki ari byo wa wundi yamuroze wa wundi basengana wandi baririmba na rero umuyobozi we ari umushunje ariko akagenda akaba ari ujya kumugambana akamuroga ugasanga abantu barababaga ibifu kugeza naho bapfiriye abandi bagakaruka amaraso abandi bagapfa nabi kandi bino bikorerwa abantu bakaruhukiye Imana yamwe ngo kereye umuntu yasaga mu nzu y'Imana yasangaga bene se yahasanga bene se akaba araruhutse ariko birana tubwiye ngo hano yatubwiye ngo mugira umwete wo kwezwa no kubana n'iki n'abantu bose amahoro ariko noneho abantu kugira ngo bezwe ntabwo barimo kwezwa ahubwo barimo barahohotera kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro ariko ntibashaka kubana iki amahoro barashaka kurenganya abandi irambwiye ngo icyo urumva ni ibyaha bingahe irambwiye ngo icyaha cya mbere ni icyaha cy'ubutinganyi bukorerwa mu nzu y'Imana icya kabiri ni icyaha cy'ubusambanyi ndengakamere abantu barasambana nk'uko isazi zisambana irambwiye ngo icya gatatu abantu baragambanirana ngo amaraso arameneka ngo Imana yamwe ngo amaraso yabera arimo arameneka kubera arimo arajya mu bapfumu akajya kuraguza bakajya hehe bagakora ibyaha ubugambanyi buriho hari ubugambanyi abantu barabeshyerwa bakabashyiraho dosiye itariho abantu bagafungwa nta rubanza umwe abyumva neza nta rubanza umuntu murarimbana niwe uyoboye korari niwe
ushumbye korari ariko ugasanga babandi ashumbye cyangwa abandi ayoboye niyo kugaruka gutyo akareba akabona undi yatunze imodoka yazamuka akatemugira mu bapfumu yazamuka akaba ari imwica kubera ishyari ryarazamutse riragenda Imana byayigezeho byarayinukiye byamaze kuyirenga undi yabyara yashaka kubera ko yashatse ko atarashaka we akamugirayo akajya kumuraguriza ugasanga ubukwe bwaragwisha abantu barimo ubukwe burapfa bwageze ku iherezo ubukwe bw'abantu bugapfa Imana namwe ngo n'abantu babandi bitwa ngo bari mu nzu ya data nibo barimo kurenganya abantu barimo guhotera barimo gukomeretsa Imana namwe ngo n'abantu bakora umurimo bafite ibikomere abantu bafite ibikomere ugasanga umuntu ari mu nzu y'Imana ariko ntago aguwe neza ntago anezerewe arababaye arimo arahohoterwa arimo arasenyagurika ariko biratubwiye ngo mugire umwete wo kwezwa 19 yatubwiye ngo iki 19 haravuze ngo bakundwa nimwihoranire ahubwo mureke Imana ariyo ihosha uburakari bwayo ngo bakundwa nimwirwanirire hari umuntu urimo kugenda akabimenya yego akamenya uwamuroze akamenya uwamuterereje ariko Imana yavuze ngo mureke kwirwanirira mureke Imana ibahorere ari naho ahantu ushaka kuvugaho cyane Imana yavuze ngo nimbwira abantu ibyo birimo gukorerwa mu nzu y'Imana guhohoterwa kugambanirwa kubeshyana gukurwa ku mirimo kumanurwa kuhohoterwa kugambanira abantu kubeshya abantu ubutinganyi ubusambanyi ibyaha by'indengakamere kumena amaraso gushyira abantu dosiye nta mpamvu kugambanira gushimutwa kubeshyira abantu kugambanira kubura abantu bakabura umuntu akabura neza iramwe ngo nibirimo gukorerwa ngo ubugambanyi burimo gukorerwa mu nzu y'Imana ngo bwarazamutse bugera ku Mana ariko Imana iramwe ngo wowe urimo aba nabarenganya abandi iramwe ngo wowe urimo kurengana wikirwanirira nawe wikirwanira reka Imana izayikorere Imana iramwe ngo ije kwikorera iramwe ngo ikintu kimanuye Imana haleluya amen ikintu kimanuye Imana ikimanuye ije kwirwanirira Imana iramwe ngo nizavuge bino ngo nkarabira abantu mu ntoki mvuge ngo Imana igiye basanga ibabwira ngo ubugome bwanyu bwayigezeho ishyari ryanyu byabagezeho ubusambanyi bwanyu bwayigezeho kubeshya kwanyu kugambanira n'abandi kumena amaraso y'inzirakarengane ibyaha byo bikorerwa hitwa ngo harasengerwa kubera imashyari kuvuga ngo uraranduta yavuga ngo aramuruta akahita kumugambanira kugira ngo amukuze ku mwanya akamushyira hasi yamara kumushyira hasi yabona atazanuka amushyira hasi akamugira amapfa akajya kumuragesha akamuterereza inkuba akamuterereza ubugome burimo buriyongera Imana ibwira ikindi gice cy'abandi bantu bikitutumba mu nda muri bo ugasanga umuntu muraririmbana ariko ntumukunda ugasanga umuntu umukunda iramwe ngo ugasanga numukunda ariko ko kutazanya amapfumu ugatangira ukamubeshyera kamushyiraho ibintu bakamuhohotera umuntu agahagarara yari umuririmbyi akamushyiraho ibintu akavuga ngo yarasambanye ngo amaze gusambana ubusambana urimo guhota urimo kumena urimo gukora ubugome araho ngaho ariko kubera ko afite imodoka kuko afite amafaranga kuko ameze neza ntabwo uzabasha kwivuga ariko wa undi kuko ari umukene karaza ukavuga ngo namufasha asambana ugasanga abantu barimo bararengana mbona abantu benshi barimo barakomereka ukavuga ati uriya muntu namufasha asambana namufashe gutya dore nimo kugira bimeze gutya akagenda gushyiraho ibyaha ugasanga umuntu arahagaze bamuhagaritse mu nzu y'Imana bamuhagaritse muri korari bandi namwe ngo abantu bose barenganyije abandi nagiye kubona mbona ikintu cyitwa nk'icyapa kinini cyapa kinini kiraje kigiye ku bantu kigiye kubarengana n'abatarengana cyapa kinini cyane kiriho nyine yanuza cya kirere cyangabo kinini kiraza kijya gutya kunda yego none ngiye ko mbona habaye ikintu nigeze no kubivuga ku yandi macani mbona habaye ikintu kimaze nk'ibarura bo kugira ngo buri wese yamupime bamubaze ese koko ibyo tungishemo kubarega n'ukuri twatanze urugero tuvuga ngo Isodomu ni Gomora ngo Imana yatumaga Abrahamu ikavuga ati hari 30 ngo basa gusanga nta numwe batuma hamarayika kugira ngo baze kureba ko ibyo babarega ari ukuri basanga ari ukuri Imana iravuga ngo nibahaguruke bagende Imana iravuga ngo nubwira igarutse mu matorero cyangwa igarutse mu madini ije kureba ko ibyo barimo kuvuga ari ukuri kumutinganya igiye kumugeraho kumunyamagambo igiye kumugeraho kumusambanyi igiye kumugeraho kumwiboni igiye kumugeraho kugambana igiye kumugeraho kubeshyera undi igiye kumugeraho bose igiye kubageraho mbona none abamarayika baraje bazanye ibyapa babikize ku bantu
buri wese cyamugezeho, urengana kimujyaho ndetse n'urenganya kimujyaho. Buri muntu wese ibyo akora byose bigahera ku mutwe bikagera ku kirenge, ngajya kwangana bose bibariho ari rwapa runini. None ko urwo rwapa ruvuga ngo uri umutinganyi, uri umusamanyi, uri umugome, uri umugambanyi, uri umubeshyi, ugambanira abandi. Ngiye kwambana rwa rutonde rwose rubajeho. None mbona ikindi cyiciro cy'abahanuzi b'ibinyoma. Yego. Cyo sinzi wenda bazantera amabuye. Mbona icyiciro cy'abahanuzi b'ibinyoma. Bibiliya tubwira ngo isomye neza biri. Iravuga ngo hari umuntu ngo yahinze ubutaka. Yego. Ahinga ubutaka bwiza. Amaze kubuhinga ngo ahinga amasaka, ahinga imbuto. Ngo none ngo aza gasigaho abarinda ngo uwo murima. Igihe kigeze ngo aje kureba umurima, ngo asanga wa murima ngo cyo kora buri murera, ariko ngo hajemo n'ikintu n'urukungu. Hajemo n'urukungu. Ngo arangije ngo baravuga ngo twemerera databuja twemerera tubashe kurandura urukungu amasaka. Ngaravuga ati reka amasaka ubabasha kumenya amasaka, umenye n'urukungu kubera ko amasaka atarera. Ariko amasaka niyera tuzamenya urukungu, tumenye n'amasaka. Ariko kandi ngo amasaka azahunikwa ashyirwe hehe? Mu kigega. N'ikihe? Dore ngiki do mu kigega. Amasaka azahunikwa ashyirwe hehe? Mu kigega. Wenda ntitwabonye umuriro ngo nabo tuze kugira ibyo ducana. Noneho urukungu barufate barurunde neza barushyire hehe? Mu muriro. Ndabaza se ibyo bizaba ryari? Avuga ngo nyine igihe cy'amasaka kirageze ngo amasaka yera. Ngo urukungu rujye ukwarwo n'amasaka ajye ukwayo. Arambwira ngo ndamuga se k'abantu benshi barimo kuvuga ngo baragukorera. Aravuga ngo bamwe baravuga ngo barankorera, ariko itandukaniro imbuto zabo. Kibazo abahanuzi b'ibinyoma ngo nibo barimo kwemerwa kubera iki? Kubera ibinyoma. Teo uzi impamvu barimo kwemerwa? Babandi bazima barahanura bwa butinganyi bukorwa. Yego. Barahanura bwa busamanyi na bya byaha. None babihanura bigatuma barwanwa cyane, banageragezwa cyane, ndetse ngo bashimuta andi barabazwa abandi bagakomera kandi bakabazengereza. Noneho ni ukuvuga ngo bo ubwo barimo kurwanwa cyane. Turagendana? Yego ndabyumva cyane. Bo barimo bararwanwa cyane. Noneho babahanuzi b'ibinyoma nibo barimo kwemerwa. Kubera iki? Barimo barahanura ibijyanye n'irari ryabo. Kubera ko nazamwatuza gusamana kandi bose basamana. Yego. Tubyumve neza cyane rwose. Nazamwatuza kuba umutinganyi kandi nawe arimo kubikora. Nazamwatuza kugambana kandi nawe ari mugenzi we. Agambana. Nazamwatuza kunywa inzoga kandi nawe ari mugenzi we. No gusebanya. Kandi aba babikora nibo banyiri, nibo bamwamba w'amadini. Nibo bakibamba. None abandi barimo kubera ko bakoreshwa n'Imana barimo barwangwa cyane. Ubyumve neza hari igice kimwe cy'abantu bahohoterwa biturutse n'iki? Nuko bashaka gusobanura ibirimo gukorerwa mu madini. Ibyo rero ushaka kugira ngo bihanure wese arimo ararengana. None Bibiliya isobanura abantu abahanuzi 400 bahanurira amahoro. Ariko bitaga Mikayi ahanuye ibyiza barafata bagira gute? Barakubita. Yego. Aravuga ngo n'ubundi ntajya duhanurira ibyiza. Buri gihe cyose aduhanura ibikomeye. Kuko ahanuye iki? Avuga ngo nujya ku rugamba uzagwa. Yego. Kuko ahanuye ibyo. Ariko abandi 400 bose ngo bahanuye iki? Amahoro. Bahanuye amahoro cyane. Ariko abo ngabo bahanura iki? Kwazagwa ku rugamba. Umwe gusa ahanura ukuri. Biravuga ngo igihe kirageze ngo abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Kuko nawe ari umwuka. Imana iguhe umugisha. Ni ukuvuga ngo rero ubu butumwa aba bantu ubyumve neza. None ananjira muri bira cyane. Ni ukuvuga ngo abangaba kuko barimo guhanura ibitinganyi byo gusambanya ibice byose none tubakikire. None babahanuzi izi mbaraga zanze zacu gufata. Tuzababateza tubasige icyangiro babanje. Yego. Tubateze ubukene bwinshi n'ibibazo byinshi bambara ubusa basonze. Ubwo niyo misiyo y'abadayimoni bagiyeho. None nabo nimamara gusonza no gukena cyane baziga nabo gutubura. Yego. Bijya kubeshya. Niba biga kubeshya no
bizatuma n'ibyaha byacu tubibinjizamo nabo bazaba babaye nkatwe. yego Niyo mpamvu uzasanga umuntu ukorera Imana neza uzasanga afite icyo bise ibibazo. Tubateze abana babo barware, tubateze abana babo bahure n'inzara, amashuri babura uko biga, duteze abana babo kurwara indwara zikomeye, tubateze ibibazo byinshi n'ubukene, tubinjize mu makeredi babure ubwishyu, bihugireho none nabo tubinjiremo tubakoresha. Nubwo buryo rero noneho cya gice kizaba cyaratunaniye, cya gice kizatunanira, bano bose bazahagurukira kukirwanya. Nibahanura nibyemerwa, niberekwa babipinge, mbega tuzakoresha uburyo bwose ibyo bahanura n'ibyo bavuga byose bitazemerwa, ahubwo nibabihanura kuko ari byo by'ukuri tuzatugahaguruka natwe tubirwanye. Nitubara kubirwanya ahubwo dutangire tubapfobye, dushakisha uburyo tubarenganya, abatunaniye tuzabarenganya. Nubwo buryo rero Satani yahagurutse cyane kugira ngo arwanye abana b'Imana. Niyo mpamvu biratubwiye, wenda dusomere handi muri Petero, somere cya gice cyo muri Petero, nzi tuhagere, dusomere handi muri Petero. Petero wa mbere ibice 3 ku murongo wa 9 n'uwa 10 aravuze ngo nimukaturirane, nimukiture umuntu inabi yabagiriye. Ahangaha icyo byasobanuraga ni cya gice kimwe gisigaye. Twebwe tunumva ibyo byose bibaho. Hari marayika wimanukiye cyangwa abamarayika bamanutse kugira bashyireho abantu icyapa babashe kubahorera. Aravuga ngo rero nimukagire gute? Nimukaturirane umuntu inabi yabagiriye. Mwebwe ntabwo mufite uburenganzira bwo kubatura ibi. Yego. Cyangwa igitutsi yabatutse, cyangwa ibyo bababwiye babatuka babapfobya babashyira hasi, ntabwo mufite kubituka. ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, ahubwo bo mubiture kubasabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, abo ni bacyace cyiza. Yego, kugira ngo namwe umugisha, namwe mubone umugisha. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi. Aho ngaho ni ukuvuga ngo abadayimoni barashakisha uburyo nabo baravuga ngo baraturenganya biki nabo bavuge cyane. Imana ivuga ngo ururimi ngo ntugire gute, ngo abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, ngo abuze ururimi rwe rutagira ikintu ruvuga. Yego, komeze. Yego, ngiye rutavuga ikibi. Komeza. Komeze dusome, haravuze ngo kandi uzibukire ibibi ukora ibyiza, ashake amahoro, ayakurikire kugira ngo yakurikire. Nubwo abantu bakubuza amahoro, ariko shaka amahoro kugira ngo ukomeze yakurikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Kuko iki? Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Yego. N'amatwi ye ari ku byo basaba. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Ngo igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ari kumva gusaba kwabo. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Bisobanura ngo twongere tubyumve neza. Ni ibice Satani yamanuye cyane yinjira mu bantu, akorera mu itorero. Ariko si mu itorero gusa, akora no hanze yaho. Ariko twebwe ntabwo twinjira hanze cyane, ibihabera byo ni byinshi, simba nshaka no kubivuga. Ariko akorera mu madini, ariko tuvuga. Yego. Amaze gukorera mu madini, iki gice cya gatatu uvuga ngo icya mbere aba bantu bakora ibyaha bitandukanye, ni izi mbaraga zabatatse bakora ibintu bibi kandi bakorera mu mirimo y'Imana. Iki gice cya kabiri cy'abahanuzi bamaze kuba abahanuzi b'ibinyoma, ariko turimo kubona ku mbuto zabo. Ariko reka nkubwire nk'urugero, umuntu abyaye ashatse abagore barenga 4. Yego. Ashatse abagore 4, hagize akantu
ngo aragusengera. Narabaje se ubundi nibiki? Aravuga ngo niba ufite umwuka w'ubusambanyi ugasengera umuntu umusengera, wa mwuka w'ubusambanyi nawe urakuza, niyo misiyo yawe. Nubanga igice cya mbere cyitwa abakozi b'Imana. Sinzi wenda iminota yaragiye wenda nabisobanura mu kindi gice simbi. Ntacyo sobanura iki kintu bacyumve. Ni ukuvuga ngo niba koko aba bademoni baramanutse, kandi abademoni bagiye mu bantu beza, yego, bagiye mu bantu basengaga, sibyo se? Yego. Aba bantu bahamagariwe imihamagaro yo gukorera Imana. Noneho bagiye muri iyi mihamagaro yo gukorera Imana, hari izindi mbaraga zibatatse. Yego. Izi mbaraga zibinjijemo ishyari. Iri shyari kandi noneho njyewe niba ngize ishyari ninjye muyobozi wawe. Kandi iri shyari ni warimo kunteza. Si ikibazo? Yego. Urumva niba ndi umuyobozi wawe ngatanya kurwanya biroroshye? Ntabwo byoroshye. Wowe uri umunyantege nke. Njye ndi umunyembaraga, ariko hari imyuka yanyinjiyemo. Kandi imyuka yanyinjiyemo irashaka kugira ngo ikwereke yo igukandamize. Nujya kwerekwa ati wirekwa ibiki? Nujya guhanura uhanura ibiki? Ahubwo baguhagarike. Kubera ko ibyo urimo kuvuga n'ibinabaho. Kubera iki? Ya myuka yinjiye muri wa wundi itangiye kumwinjiza ubusambanyi. Itangiye kandi yari umukozi w'Imana. Atangiye kuba umusambanyi, atangiye kuba umurozi, atangiye kuba umwicanyi. Mbega ibyaha byose marabikora. Ni ukuvuga ngo rero azakurwanya wowe, namara kukurwanya wowe ase gukunaniza, kugira ngo akunaniza andi kuri yateri wakoreragaho Imana, use nkaho ugize gute aguca intege. Niba ari uyoboye ikigo cy'amasengesho azakunaniza, niba ari uyoboye ababyeyi azakunaniza, niba ari uyoboye abagabo azakunaniza. Namara kukunaniza rero icyo bigusaba nawe uzatangira kuvuga. Ese niba ari hehe? Hari itorero rimwe i Kigali nashatse kuvuga basohoye icyumba cy'amasengesho. Ni muri ADPR. Turekera aho. Bafata abantu barabasohora. Ubu baravuga ati ariko barinda bavuga ko twavangiwe. Twebwe nitwe twashyizeho amapfa. Nitwe twateye ubusitani. Ibi nitwe twabikoze. Ubwo iryo vangirwa riri. Ni ukuvuga ngo rero ariko simvugiye aho ngaho. Ariko kugira ngo umwuka mubi utsindagira umwuka mwiza. Yego. Uri mu kibazo? Wa mwuka utsindagira umwuka mwiza. Yego. Kandi ukashaka kunaniza umwuka mwiza. Ni ukuvuga ngo icyo gice cya mbere babandi rero ubutari maso izambaraga nawe ziragenda zikamwataka. Sinzi niba unyumvise. Ndi kubyumva cyane. Zamara kumwataka nawe icyo akora arananirwa. Yamara kunanirwa none wanguka nawe ugatangira kumwinjira. Yego. None se tuvuge niba hano ariho akuraga amaturo. Akabona icyo kurya. Wa wundi aramunanije. Handi akuraga 150 birarangiye. Nawe azajya kugira gutya ko imyuka yamwinjiye ajye gusengera abantu. Najya gusengera abantu ubasengera afata 100 bimuhe. Namara kubimuha ubutaha azagaruka ati rwose ati ndashaka kuguhana. Ahita akuraho gutya banaryamane. Wa mwuka rero mwinjiyemo nawe uzahita utangira kurwanya wa wundi. Nuvuga ngo ya myuka ikirimo gwerekanye izarwanya wa wundi mwiza. Yego. None ubwo bizagenda gute, bizarangira gute? Bizagenda gute, bizarangira gute? Nibyo navuga ngo hari icyapa kimanutse. I Sodomu habayeho yuko marayika yaje kureba ko ibyo arimo kuvuga ari ukuri. Nuvuga ngo ibintu byose birimo gukorwa byose byageze imbere y'Imana. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana niwe mpamvu nakubwiye ngo nyuma y'ibi ngibi hagiye kubaho inzara. Nyuma y'igiti cye. Yego, ya buri muntu ku giti cye. Ni ibyorezo, ni indwara bimeze. Ni ukuvuga ngo hazabaho icyo bita inzara y'umwuma. Inzara igiye kuba ku muntu ni ukuvuga ngo buri wese Bibiliya ivuga ngo nzakubyina ku mubyimba. Ibyo batinyaga bikugezeho. Ibyo batinyaga bigize gute bikugezeho. Ni ukuvuga ngo iyi nzara izaza ubatinyaga gufungwa. Turagendana? Yego ndabyumva. Kubera ibizira ibyo bimaze kwinjiza. Ubatinyaga gufa. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese icyo atinya nibyo tujye kumuza. Ubatinyaga inzara y'ibiryo. Inzara izamuzaho. Hahandi hose yakoraga n'ibyo yakoraga tubura igihe kijye kugira ngo bihagarare. Igushyireho urwango rutigeze rubaho biturutse nuko yagupimye ikakureba. Iyo ni inzara. Ni inzara. Imyenda imushirireho, inzu yari afite bamuteze cyamunara, ibyo yari afite byose bimushireho. Agenda abe mayibobo. Imana imushyire ku karubanda agaragare. Abandi igiye kubateza indwara. Umuntu ajya agira indwara imeze nka sida. Inzara y'indwara. Ubwo ni icyorezo. Wakita icyorezo, wakita ku buryo we bazajya koko bakabona ari nk'inzara yakwishe. Ibyo kurya ubifite n'ibyo kunywa ubifite ariko ugenda ukomeze wume.
ujya kwa muganga bagushakemo indwara bagire bate bayibure, yego, iyo ndwara bayibure. Ikindi bazaba icyo bita ibivume. Ijambo kwitwa ikivume urakizi? Ahohoterwe, yego, atangira ahohoterwe. Ijambo guhohoterwa urabizi? Icyubahiro yari afite cyose kimushireho, buri muntu wese amutinyuke. Abantu bazamutinyuka. yego, urumva icyo kintu? ndi kubyumva cyane. Bazamutinyuka. Ibyo yari afite byose Bibiliya isobanura iti muri Hana, muri Samweli wa mbere umubyeyi bitaga Hana, igice cya mbere harimo umurongo, ibice bibiri, harimo umurongo uvuga ngo uwari hejuru uba ari hasi, uwari hasi ari hejuru. Bisobanura iki? Cya cyubahiro afite azacyakwa cyinjizwe mu ndi. Bibiliya isomye muri Zaburi ya 109 bavuga ngo icyubahiro yari afite ngo asohokemo hinjire mu ndi. Uwo rero azasohoka hinjire mu ndi, atangira abe inzererezi. Yego, wabyumvise? yego, Icya mbere ni inzara y'uko izamusiga icyangiro. yego, Icyangiro uracyumva? ndacyumva. Ibyo yagatunga n'icyo byose abantu bose bamumenye. Yamara kumenya inzara imwica, ibyo afite byose abigurishe bishire, ahere hasi. Icya kabiri ni icyorezo, cyangwa ni icyorezo afite yubatse ameze neza ariko ahure n'indwara, yifuza ahantu hose amafaranga, akoresha amafaranga ariko uburwayi ntibukire kandi ntanapfe, uburwayi bwose bumuriho. Icya gatatu, icyubahiro uwo muntu yari afite kizamuvaho ku buryo azamamayeho bakaba inzererezi. Turagendana? Yego, ndabyumva. Akaba icyo bita inzererezi. Irambwira ngo abo bantu bazaza guta inshuro kuri babandi bihanganye. Yego, Ntabwo Imana izakura abantu bayo mu isi itabarenganuye. Imbwira ku kintu kijyanye n'amasezerano naho nshoreje. Irambwira ngo amasezerano Imana yavuze ku bantu, abantu benshi barayakinishije, bituma ibintu Imana yashyize muri bo babikinisha, babitwara mu ndamu zabo n'ubwenge bwabo n'amarangamutima yabo, bituma benshi babigenderamo. Ndavuga ngo rero abantu bahotse cyangwa bakarengana nibakomeze bihangane. Igihe kirageze ngo ubu Imana yabwiye akazi ikamura ariko zanzerereze zikiriho. Imana yabwiye icyubahiro izamushyira muri wa mwanya wabo atakibashije no kuhicara. Ntabwo Imana izakomeza kurebera itorero ryayo ryangirika, izajya igufata wowe kumanura wandi muzamure. Uwo yabwiye ibyo yagiye ivuga byose izabisohoza. Nimara kubisohoza ibikore neza. Imana ishimwe. Ubwo nibwo butumwa nahawe mu cyiciro cya mbere. Yego, Imana iguha umugisha kubw'ubu butumwa bwiza utugejejeho. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Hari ikibazo ku bantu badukurikiye wenda nk'ibibazo nka bibiri nagira ngo nkubaze. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo none niba abantu bagambanirana ubwo Imana ntiyazarimbura isi? Niba abantu bagambanirana bagambanirana bakagirirana amashyari, hamwe n'ubutumwa hamwe Imana yaguhaye message ikubwira ngo uzabakarabire imbere, aho Imana ntishobora kuba yarimbura isi bitewe n'uko watubwiye ngo itorero ni rimwe kandi ubwo urumva ni rusange n'abantu bose? Ntabwo bishobora kuba wenda Imana ishobora nko kuba yarimbura isi cyangwa se hakaba nk'izindi ngaruka runaka. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuga ngo abantu ngo niba koko bagambanirana. Yego, nakubwiye ko ari ba badayimoni bazamutse kugira ngo binjire mu bantu. Noneho bamaze kwinjiramo abantu bababi cyane, bituma amashyari yaduka, ubugome bwaduka. Noneho wahanuraga n'uwerekorwa izo mbaraga zimaze kumwakira, arumva ko agikorana n'Imana, ariko yamaze kwandura, arimo arakorana n'izindi mbaraga ariko ntabizi. Wazi ko karacyabona arondora, arabona cyakomeje ahanura, azi ko akorana n'Imana, ariko uwo nguwo arimo arahohotera nde? Wa wundi ugikomeje, kuko hari abantu bazima barimo gukirizwa ibyaha bikorerwa. Hari abantu barimo gukirizwa ubusambanyi bubera, hari abantu bakirizwa inzoga zirimo kunywebwa, hari abantu barimo gukirizwa ubutinganyi burimo gukorerwa. Mbega abantu barimo barakizwa nubwo ari ababi, ariko hari abantu Imana yafashe. Uribuka ko Yobu Imana yamubwiye ngo
nguhaye umubiri ariko ubugingo bwe ngize gute ndabukwima. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyo guhanga Imana ngo kurimbura isi ntabwo kiragera. Yego. Ntabwo ni ukuvuga ngo Satani aracyidegembya, aracyakora n'abantu n'abazima babi bari ku isi, ariko ni ukuvuga ngo uzabona hari n'ikintu kibaye. Yego. Ubundi hari ibintu biba Imana ikarakara kuba urugero yayifashe gutya ihagarika imvura. Imvura irahagarara, ibishyimbo birumye. Yego. Ni ibyaha birimo gukorerwa ahantu bitagakorewe, bigatuma Imana ibabara, ariko hakaba bamwe bake basenga, basenga Imana ikagusha. Niyo navuze ngo hagiye kubaho icyo bita inzara. Bivuge ngo amaso y'Uwiteka ari hehe? Ku bakiranutsi. N'amatwi ari kumva gutaka kwabo, bigatuma imvura igira gute igwa. Ariko nubwo imvura irimo kugwa, iyi mvura yaguye nta kintu yamarira abantu kuko inzara iriho. Ariko umuntu wavuganye n'Imana neza, akaba akijwe neza, ibyo kurya arabifite. Yego. Urabyemera cyane? Bivuga ngo rero hari ibintu irimo kuzana igakubitamo kugira ngo ireke abantu baca bugufi ngo bihane, ariko abantu bakomeje kwinangira kurusha, kandi uko bazakomeza kurushaho kuba niko ibi bizakomeza kwiyongera, niko ibizira bizakomeza kugenda biba byinshi, biturutse n'uko abantu bazakomeza kuba babi. Imana iguha umugisha. Hari nk'umuntu udukurikiye ukeneye kuba yavugana nawe, yakubona kuri nimero ya telefone. Kuri nomero ya telefone 0782 54 yego 38 yego 73. Isubiremo 0782 54 yego 38 73. Yego, reka tugushimire kubw'umwanya waduhaye ukatuganiriza. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ndagushimiye n'amazuka na subscribe kuri Getsimani TV. Nawe utarakora subscribe kandi ukunda ibiganiro byacu, ndakwifuriza gukanda subscribe, like, share, comment. Je twakomete Eugene nagasubira nawe uta. Shalom.